abasahuzi abaranzwe no gukunda imiya cyane no gutagaguza umutungo bagenewe ibihano byihariye mu kiziga cya kane cy'ukuzimu. Abatoterezwa hano bari mu matsinda abiri, ayo ngayo agatandukanywa n'urubuye runini cyane bahora bahirikirana amanywa nijoro. Abaranzwe n'ubuzima bwo kwigwizaho ubukungu bwose, kugundira ububasha bwose, kunyereza imitungo no kuyinyanganya abandi, kongeraho guteza imvururu n'urujijo, maze byamara kwaduka bagafata ibibagenewe n'ibigenewe abandi byose bakabyita ibyabo. Aba bakoze itsinda rya mbere. Abasesaguzi, abapfushije ubusa ibibagenewe n'ibigenewe abandi, ababaswe n'umurengwe, abo nabo bari mu itsinda rya kabiri. Bamwe bari imbere y'icyo kibuye, abandi bakaba inyuma yacyo. Hanyuma buri ruhande rurwanira guhirikira icyo kibuye ku rundi ruhande, bagahirika bakoresheje ibituza byabo.